hari hashize igihe kinini kitari gitoya ubwo twari dutegereje abakristo bose ndetse n'abaturage bose muri rusange batuye ku isi, dutegereje kumenya ese ninde papa mushya, ese ninde ugiye gusimbura Papa Francis witabye Imana. Rero ubu ngubu akaba yagaragaye. Rero umunyamerika Karidinali Robert Francis yatorewe kuba papa mushya. Ni umunyamerika, akaba ari we munyamerika umunyamerika wa mbere ubaye papa. Inteko y'abakaridinali 133 bateraniye muri shapeli ya Sistine i Vatikani kuri uyu mugoroba wa tariki ya 8 Gicurasi 2025 yatoye umushumba mushya wa Kiliziya Gatolike Karidinali Robert Francis Prevost. Itorwa rya papa mushya ryemejwe n'umwotsi w'umweru wazamutse kuri shapeli ya Sistine ahaberaga iri tora kuva tariki ya 7 Gicurasi. Bisobanuye ko mu itora umukandida kuri uyu mwanya yabonye amajwi ari hejuru ya 89 muri 133 y'abakaridinali bitabiriye itora. Karidinali Robert ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatowe nyuma y'aho habaye ibyiciro 5 by'itora, birimo kimwe cyabaye tariki ya 7 Gicurasi n'ibindi 4 byabaye ku ya 8 Gicurasi. Yafashe izina ry'ubutungane rya Leo wa 14. Mbere y'uko papa mushya agera imbere y'abateraniye mu mbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero, yabanje guherekezwa mu cyumba cyihariye kiri iruhande rwa shapeli ya Sistine. Iki cyumba kizwi nk'icyumba cy'amarira kigaragara nk'igisanzwe, ni gito ariko gifite igisobanuro gikomeye kuko giha papa mushya ishusho y'umurimo agiye gutangira. Izina ryacyo rikomoka ku marangamutima menshi papa mushya agira iyo amaze kukigeramo, avanze n'ubwoba ndetse n'amarira y'ibyishimo. Aha niho Karidinali watowe yiyamburira ikanzu itukura y'abakaridinali akambara iyera ya papa mushya. Biba bisobanuye ko ubuzima asigaje ku isi azabumara afite iyo nshingano y'ubutungane. Muri iki cyumba haba harimo amakanzu 3 ya papa, harimo intoya iri mu rugero ndetse n'inini, kuko abadozi b'i Vatikani baba batazi niba papa mushya azaba abyibushye cyangwa ananutse. Bivuze ko iyo amaze kugeramo yambara imukwiriye. Haba harimo kandi inkweto zitukura za papa, ingofero yera ndetse na furari. Ibi byose bifite ibisobanuro 3 bikomeye: guca bugufi, ubutware ndetse n'umuco shingiro wa Kiliziya Gatolika. Iyo papa mushya avuye mu cyumba cy'amarira yerekeza ku ibaraza rya Bazilika ya Mutagatifu Petero. Nyuma y'umwanya muto humvikana ijambo ry'ikilatini rigira riti Habemus Papam, risobanuye riti dufite papa. Birumvikana ko abateraniye ku mbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero batekereza kubona papa mushya kuri iri baraza mu mwanya uri imbere, no kumenya izina ry'ubutungane yahisemo. Mbere y'uko Papa Leo wa 14 agera kuri iri baraza, abakaridinali bamutoye bose bahateraniye, abakirisitu
bahateraniye abakristo bari kuri iyi mbuga bagaragaje ibyishimo by'ikirenga nyuma y'aho batangarijwe ko papa mushya yabonetse. Papa Leo umaze gutorwa, papa wa 14, Papa Leo umaze gutorwa avuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa Chicago. Ubu ngubu akazaba nyine azakoresha izina nka Papa Leo wa 14. Amazina ye nyakuri twabwiye yitwa Papa Robert Francis. Afite imyaka 69. Ijambo rya mbere yabwiye abari aho ngaho kuri iyo bazilika ya Mutagatifu Petero, yababwiye ati mugire amahoro mwese. Ubundi umwotsi w'umweru ukimara kuboneka, ukimara kuzamuka, byahise bigaragaza yuko papa mushya ugomba gusimbura Papa Francis yabonetse. Papa Francis yasimbuwe n'uyu nguyu Papa Leo wa 14. Papa ubundi mushyashya atorwa n'abakuru bo hejuru ba Kiliziya, aribo abakaridinari. Bose abari abagabo kandi bose baba nyine abari abagabo. Ubu hari abakaridinari 252. Muri abo 135 nibo bemerewe gutora papa. Abandi 80 bavuze yuko badashobora gutora nubwo babyemerewe. Ubwo ni ukuvuga ngo abari gutora ubwabo bari kuba ari abakaridinari 135 bari mu myaka 80. Babiri rero muri bo, impamvu twabonye ko hatoye abaye 133 ni uko babiri muri bo, uwo muri Espagne n'uwo muri Kenya, ntibabashije kwitabira. Niyo mpamvu ari 133 aribo babashije kwitabira inama iyi conclave yo gutora papa. Papa rero n'uwo nguwo ni Papa Leo wa 14, umunyamerika wa mbere ubaye papa. Papa Leo uvuka Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukomeze mugire ibihe byiza, mbibutse gukanda subscribe kugira ngo mujye mubona inkuru nk'izi ngizi ziri update.